Penine warazumvise uriya mubyeyi ubuhamya bwe ngira ngo bwari busanga buri gufasha abantu hari ntitwabura kuvuga ko hari n'abantu bashobora kuba barakomejwe nabwo cyangwa se bakava no mu byaha kubera ubuhamya bwe kuko bwari bukomeye nyuma yo kumva ko yakoze biriya bintu waratunguwe cyangwa se waravuze ati birasanzwe? Urumva hari ibintu wumva kumva urikanze mu ruhande rumwe ariko kubera n'umuntu ibigera ku bandi nawe byamugira hatabaye maso kubera ko ibintu nyine yagiye avuga ibintu kame bude akanwa k'abatambyi cyangwa akanwa k'abantu basenga kagomba kugira itago navuga ngo nuko wenda badakijijwe cyangwa nuko aba ari indaya ko mutereho ya ahubwo kubera ko twebwe tuba turi mu gakiza durahigwa cyane ahubwo n'ikintu satani yazanye ibintu by'ibitero biza kuri twebwe kenshi kubera iki ibigira ngo nyine twebwe turi kwamamaza ubwami bwa Kristo abavuga ati uyu muntu reka mukubite hasi nawe bamuvuge nawe bagire gute genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV mushima Imana cyane kandi ibyo muri gukora byose kuba ukigeje umwanya ugihumeka umwuka w'abazima nishimwe rikomeye cyane kuri wowe ndetse no kubawe kubera ko hari abantu benshi baba bamaze gucaho bakagenda kandi ntacyo tubarushije niyo mpamvu ubu tuba turi mu mashimwe akomeye cyane ndi kumwe na Jerry ari kuri Rwanda Gospel Show. Rwanda Gospel Show ni channel ikora gospel, ni channel nziza cyane ugomba kujya ugakora subscribe nimba ukunda Jerry ujye umushyigikire cyane afite ibiganiro byiza cyane byivuga butumwa. Uyu munsi ndagarutse mu rugendo mama pasteur cyangwa se pastor cyangwa se umuvuga butumwa cyangwa se umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana cyangwa se umubwiriza butumwa bwiza. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umeze neza? Ndashima Imana. Ariko iyo mvuze Yesu hita hita uzura izindi mbaraga kubera iki ariko uyu mugabo kubera ko uyu mugabo witanze akamena amaraso ku bwacu akemera kwikorera ibyaha byacu tumufata nk'igihangange n'umusitari wacu. Abantu bamuzi ubu ngubu urabona baha agaciro ibyo yakoze kuko iyo mvuze ngo abamuzi n'abamaze kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hari ukuntu abantu baba baramuzi cyangwa baramwumvise. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushaka kuba waramumenye cyangwa waramwumvise waramwumvanye abandi. Ntago nzi abumbajije nkubajije babandi nyine abo turibo babandi tuvuga ngo aho hari yandi bavuga ngo naramubonye Yesu twarahuye hari mwene abo bantu nyine bahuye na Yesu yigeze kubabwira ijambo ryiza aravuga ngo ngiye kubategurira aho muzaba kandi aravuga ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi agereka irindi jambo aravuga ngo iyo ayo mazu atahaba mba mbibabwiye. Twebwe rero dufite nubwo turi mu isi dufite gakondo niyo mpamvu hano tuhaba nk'abashyitsi tuhaba nk'abantu nk'abacumbitsi iwacu ni mu ijuru. Nk'abacumbitsi bakunda kuvuga ngo abafite ikimenyetso. Afite ikimenyetso ni abantu bamwakiriye kandi batinya icyaha n'igisa nacyo bagendera mu mahame kuko iby'uyu mugabo Kristo ni ukugendera mu mahame. Hari ibintu yagiye atubwira nimukora ibi nzakora ibi nimureka ibi nanjye nzabakorera ibi mbega ni amahame. Urumva rero kuba yaragushyizeho ikimenyetso ni uko uba uri umuntu we. Urumva Imana ishaka kuguhamagara yarangiza ikagutoranya. Iyo igutoranyije irakwiyegereza, iyo ikwiyegeje gushyira mu bikari. Iyo uri mu bikari rero uba ufite icyo kimenyetso. Abaretse ibyaha kandi ibinyagwa bikaryoha gute? Senze umuntu ejo wari kumbwira ariko Imana ko yahize nk'ibintu bisharira gusa. Imana ni ukwiyiriza, Imana ni kubabaza ngo ukabihorera ukabasengera. Urumva iby'umubiri ushaka yego iby'umubiri urarikira. Umwuka ababyanga cyane ibyo twebwe twumva dushaka. Umwuka ubusanga wadakunze ibyo bintu. Niyo mpamvu ari tuvuga ngo twiyirize twibabaze. Niyo mpamvu ati ibisi nabikora atari uko bitaryoshye ariko ntabwo ariko byose bimfitiye umumaro.
ushobora kunywa inzoga cyangwa ntunazinywe siko zigufitiye umumaro kumva ntacyo zikubwiye ku buzima bwawe ukazihorera. yego umbabarire uyu munsi ndaza kukubaza, niyo mpamvu uragutumiye, ndaza kukubaza byenyewe nyine turaza kuganira cyane. Ndakubaza ndaza kukubaza ibintu byinshi cyane. Ukora umurimo w'Imana kandi ukora umurimo w'Imana, Imana yaguhamagaye nyuma y'uko utakiri kumwe n'umugabo wawe cyangwa se na mbere mu kibana wari uri mu murimo? Urumva mbere narasengaga n'ubundi nari umukristo kuko njye nakijijwe mu 2000. Yego nari umukristo nsenga, ariko hari igihe usenga biraho utaraha imbaraga zo gusenga cyane muri wowe, ariko narasengaga nta bintu bibi najyagamo. Ariko urumva hari ukuntu Imana, nibyo nakubwiye, iguhamagara. Iyo iguhamagaye igutereka ahantu aho ngaho, rero ubuhamagariwe noneho igeze igihe ikagutoranya. Urumva gutoranywa rero ni ugutoranyirizwa imirimo runaka, nk'uko waba ufite abana ukavuga ujya ukoropa, undi yoza ibyombo, undi asasa ibitanda, ni gutyo. Urumva rero Imana iraduhamagara twese ariko ikadutoranyiriza ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu bamwe abadiyakoni, abandi abaririmbyi, abandi abanyamasengesho, abandi abapasiteri, ni gutyo. Yego ubu nibwo wagiye wakora umurimo w'Imana. Rimwe na rimwe bakavuga ngo tujya dukunda kubibona iyo umuntu ahamagawe akiri nk'umusore akavuga ati rongora sha, rongora utazagira uburyo ugera kwifuza kwinshi bigatuma ujya hirya y'umurimo w'Imana. Ni gute umuntu ashobora gukora umurimo w'Imana? Ibyo ndaza kubihuza ubwo mu kanya n'ibintu biri kuba, cyane cyane nkawe usanga gukora umurimo w'Imana uri umu single mother. Ibishuka bari byinshi, abagabo bari benshi, ushaka kujya mu ntege nke, birashoboka ari umuntu ubikontorora uti ibyo bintu urumva kugira ngo ukomeze gukora umurimo neza. Yesu yabivuze neza. Paulo yaravuze ngo nshobozwa na Kristo mu imbaraga. Atari njyewe, ari njye nakora ibyo abandi bakora, ariko kubera ampa imbaraga niyo mpamvu uba ugira itandukaniro by'abantu n'abandi, ugasanga urihariye kuri wowe, kubera ko ibintu abantu bakora cyangwa ubuzima ducamo nyine, wenda utabana n'umugabo n'ubuzima bukomeye, warigeze umugabo, ntabwo ari buri muntu wese ubasha gusiporuta iki kintu. Ariko gusa hamwe no gusenga, hamwe no kwizera Imana, kandi ikindi nyine umuntu aba azashaka, ariko mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe kiba kizagera bya bintu nawe bikakubaho, ukagira undi munezero wihariye. Kuri wowe hari igihe iyo umuntu yamaze gutandukana n'umugabo ahita avuga ati narazinutswe? Hoya, ngiye ntabwo nazinutswe kubera maze imyaka 7. Urumva amaze kwakira ibyambayeho, kandi namaze kumenya intego y'Imana igiye yanshakagaho, kuko buri kintu cyose ni ishuri ducamo ry'ubuzima. Urumva ngo wagize ibintu byashatse kukugushura, bibona ubigeraho? Ibintu byashatse kungusha? Urumva rega hari ukuntu ibintu bishaka kukugusha ariko Yesu nakakuzirika kigufi. Hari ukuntu Yesu urabizi ihene igiye kona, uyu umuntu ayijya ahita akurura ikiziriko, cyangwa ubona igiye kurya gitamizi, igiye kubona umurima, hari ukuntu uhita ukurura ikiziriko ikagaruka. Rero muri ubu buzima bw'igikristo Yesu ajya azirika abantu kigufi. Wowe ngo atuma utagera kure. Atuma utagera kure, utajya mu bintu bibi. Niki kintu muri iyi minsi biri kuvugwa? Iyo tuvuze biri kuvugwa ntabwo abari biravuga, ariko hari n'ibyo natwe twagiye twikoreraho ibiganiro. Ikindi kandi iyo tuvuze ngo biravugwa cyane, ntabwo abari kuri bantu bose, haba hari abantu bazima. Hari inkuru tuberutse gufata y'umuhanuzi kazi, ubwo nawe n'umusingle mother, cyangwa singira ngo yatandukanye n'umugabo we, yatwaye umugabo w'abandi. Umuntu ati abahanuzi kazi batuziye, ni naye mabanga abahanuzi kazi bari gukoresha bagatwara abagabo b'abandi. Bamwe bati buri umuntu hanura rwose no na keya yabifatanyije n'ubuhanuzi byose akabikubita ku mugabo, umugabo ahita hinduka zezenge akavuga agaturugo. Ubuhanuzi keya umubiri ndi murira ku bantu neza, akaza akakugwa imbere. Hari ikintu abantu batazi, guhanura no gukizwa n'ibintu bibiri bitandukanye. Ushaka kuba ubuhanura ariko udakijijwe. Yego. Ushaka kuba uhanura ariko kamere yarakunaniye
pepepepepe kubera ko ikintu Imana yaguhaye nta munsi n'umwe izigera ikikwambura. Nimba nitwa pasiteri nkasamba nkiba nkagira gute nzarinda njya mumva banshyingura bavuga ngo pasiteri yapfuye, nta muntu uzankuraho iryo zina. Imana rero ikintu iba yaguhaye nimba ari impano, ntabwo ya mpano ivuga ngo ubwo nayiguhaye ukaba uri gusambana ndayikwambura. Oya, irakomeza igakora kubera ko icyo umwami yayiguhereye ni ugukora ako kazi. Kandi ikindi nkeka ko ibi bintu biba biri kuvugwa ku mugani wawe, ku bahanuzi, ku bakozi b'Imana, ngira ngo Satani ntabwo ajya atera ubwami bwe, ahubwo Satani agaba ibitero kuri babandi abona bari mu murongo. Noneho urumva ntabwo navuga ngo nuko wenda badakijijwe cyangwa nuko aba ari indaya ko mutereho ya, ahubwo kubera ko twebwe tuba turi mu gakiza durahigwa cyane. Ahubwo n'ikintu Satani yazanye ibintu by'ibitero biza kuri twebwe kenshi, kubera iki ibigira ngo nyine twebwe turi kwamamaza ubwami bwa Kristo, abavuga ati uyu muntu reka mukubite hasi nawe bamuvuge nawe bagire gute. Noneho niyo mpamvu igiti kiriho imyembe amatunda, niyo mpamvu usanga abana buri gihe ariho bakubita amabuye. Ntabwo nari nabona igiti kitariho imbuto bajya gukubita amabuye. Niyo mpamvu rero usanga abakozi b'Imana aribo bari guhora n'intambara, batwaye bagize gutya, bafite imyitwarire. Satani bagabwaho ibitero byinshi cyane. Iyo utabaye maso hamwe no gusenga usanga byakujyanye muri bya bindi nyine bitari byiza. Inkuru za Penini warazumvise? Uriya mubyeyi ubuhamya bwe ngira ngo bwari busanga buri gufasha abantu. Ntitwabura kuvuga ko hari n'abantu bashobora kuba barakomejwe nabwo cyangwa se bakava no mu byaha kubera ubuhamya bwe, kuko bwari bukomeye. Nyuma yo kumva ko yakoze biriya bintu, waratunguwe cyangwa se waravuze ati birasanzwe? Urumva hari ibintu wumva ukumva urikanze mu ruhande rumwe, ariko kubera n'umuntu ibigera ku bandi nawe byamugira hatabaye maso. Kubera ko ibintu nyine yagiye avuga ibintu bude akanwa k'abatambyi cyangwa akanwa k'abantu basenga kagomba kugira itandukaniro. Menya ngo ibi bintu uvuganye nande, si uko abantu batavuga, ahubwo uwo muntu ubibwiye nde, ubivugiye hehe. Kubera ko ugomba kurinda iki umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kugira ngo ejo, kubera ko twebwe tuba turi inzandiko zisomwa na bose. Urumva umuntu iyo nkoza akantu ushaka kugakora n'undi wo hanze akagakora, ariko ujya kundi pasiteri gahita gatraninga cyane, ariko undi wenda ntibabifate cyane, ariko kubera ko ngewe mfite rya zina bigahita bimera nk'aho ari ishyano ryaguye. Kubera ko kera abantu b'abatambyi, abantu bavuga ijambo ry'Imana, bari abantu birinda muri kimwe cyose. Ariko ubu ngubu abantu bivanze, abakristo cyangwa abakozi b'Imana bari kwivanga n'ibindi bintu runaka. Nasomye ijambo rivuga ngo Efurayimu yivanze n'andi moko bituma amera imvi z'urutarutaro. Bivuze iki? Abantu barivanze muri iyi minsi, urishushanya n'ab'iki gihe, ugasanga ibyo runaka akoze reka nanjye mbikore, ariko ntabwo ari byo. Tugomba kuba turi abakristo bari moderne, tugomba kuba turi abapasiteri bari moderne. Yego ntabwo abantu bose batuvuga neza, ariko nibura turinde ubuhamya kameme. Ibi bintu bimwe na bimwe biri kuba ku bakozi b'Imana biri guca intege abakristo, cyane cyane abanyana ngo umushyo wo gukurikira Kristo aravuga ati none suriya nimba ari we uza kutwigisha ngo tuve mu byaha, akaba bigwa mu ngendinde wo kutabikora. Urumva abantu bari gucika intege, nababwira ngo nibakomere. Ibi bintu nyine bumve ko abavuga butumwa n'abantu, bumve ko abapasiteri n'abantu. Nyuma yo kubwiriza ijambo, iyo tugiye mu ngo zacu turi abantu, nyuma yo kuva mu mwuka ndi umuntu. Akapasiteri abafite buriya nkawe, katwifatiraho urugero. Ubu nawe nyine uba ufite umubiri, ushobora kubureba nk'umusore ukavuga ati mbega igitipe we cyiza, ndi umuntu nyine. Imana yagira irari, ntabwo ari ukurarikira uko nguko. Kureba ikintu cyiza ukakivuga mu izina ntabwo ari irari. Uramutse ukunze nk'umusore wabimubwira? Nabimubwira. Cyangwa wajya mu butayu? Oya, nabimubwira. Kubimubwira rero ahubwo nibwo niryo rari. Oya, ahubwo kutabimubwira nicyo kibazo. Wajya gusenga Imana ikazamubuza amahoro. Oya, sinasenga Imana. Rega hari ibintu bisengerwa, hari n'ibidasengerwa. Kubwira ko ngiye nkunda umuntu nta kibazo. Nyine hari umuntu wabifata nabi, ariko ngiye mvuze ikiri muri, kandi ngewe Debora ni nako nteye.
ibintu byose mbivuga mu mabara yabyo iyo ngukunze ndavuga nagukunze kandi niyo tugize ikintu dupfa ndavuga ni ngewe iki kintu niki ntabwo kigenda neza kubera ko umutima wanjye ntabwo ujya ubasha kwakira ibintu bitari byiza ngo bigumemo urumva rero ngewe icyiza ndakivuga wagenda uvuga ngo ibiki nguru ya ntabwo ari kuvuga ko wakunze umuntu kameme genda bivuga abantu nabwiye ko bakunda ahubwo baze muri komenti yego none se nirari gute umuntu w'umugore yabwira umugabo nagukunze nakwishimiye uba wamurebye kuva hasi ko yambaye ukagera hejuru hakazaho kumwitegereza akazaho kumwifuza ukabimubwira kwifuza Imana ikubabarira aho oya ntabwo mbabarira nta cyane kwifuza bifate mu buryo bubiri kuba nareba umuntu nkavuga uriya muhungu ni mwiza uriya mugabo ni mwiza uriya mugore ni mwiza ko ntabwo mbivuga ku bahungu gusa n'abagore hari abo mbona nkabona banyuze umutima wanjye nkabibabwira urumva rero kwifuza kereka mvuze ngo ndyambane nawe niho naba nifuje ariko kumubwira ko ari mwiza kameme ufite mu maso heza uvuga neza nanjye harabajya babimbwira nkawe gusa ubimbwiye ko ndi mwiza uba wanyifuje ariko umenye ko ariho biba bishya bishyira oya ntabwo ariho biba bishya bishyira ugomba ubundi umugabo urebye umugore akamubwira ngo ateye neza nta kibazo ni uko abantu babiremereza ukuntu ariko ikiriho kiravugwa nimba uciye ku muntu yambaye neza mubwiye ngo uri smart iryo ni irari Yesu Kristo uzagaruka vuba bwiza uri kububona mu buriri hoya mu buriri se bagiyemo ngo umenye ibyiza bye ahubwo vuga ibyo ureba inyuma nk'abantu mwe mutubwire iyo umuntu ari ahubwo mu batubwire muri mubiri commentaire iyo umuntu ari mu mubiri ugashobora kuba wareba umuntu dutandukanye na biryo byanyu uvuga ngo ni ukuri nkurebeye mu mwuka oya tujye mu mubiri yego tujye mu mubiri urebesheje amaso y'umubiri avuga mbega umudamu mwiza oya ubwo bwiza bwe ko buba buhise buza ndeku sinzi urareba nyine urumva biterwa n'uburyo wowe wabitekerejemo kandi igihe nshaka kuvuga ngo uri mwiza nta kindi ngamije ariko wowe ushaka kuvuga ngo umuntu ni mwiza wowe hari ibindi bintu uri kugenderaho ariko njye nshaka kubivuga nta kindi bivuge mvuga ati uri mwiza uvuga neza nkunda iyo wigisha ibintu nk'ibyo ngibyo ubuse niwe hari abantu bakubwira ubusa isi yose yabikurarikiye abantu bakureba bayoba ngo samu ngo uri bogari nta muntu urabimbwira muri komantere baze kutubwira samu ni bogari baze kutubwira ubwo abari bubivuge baba bakwifuza none se njye yaba bimbwira ntabwo banyifuza kuko batanduza hari uri kundeba oya bajya bakubona no ku mapositi rimwe na rimwe n'ibyo turacyari kuganira n'ubundi mu minsi uko iminsi igenda iza abantu benshi barakubwira ati njye narakomeretse nakomerekeye mu rusengero nakomerekejwe n'umukozi w'Imana runaka nakomerekejwe n'umuhanuzi runaka birakwiye ko abantu bakomeretswa n'abakozi b'Imana birakwiye ko umuntu akomerekera mu rusengero ari ahantu umuntu ajya agiye kuruhuka ahubwo ahunga zimwe muri stress n'ibibazo abantu baba bafite kubera iki muri iyi minsi wumva n'ubu ngubu nta umuntu wese wareba iki kiganiro rimwe rimwe njya mbwira abantu nk'ubu singusizeho ntidukora ikiganiro ushaka kubona nk'umuntu muri komune ngo ato namwe n'abandi nawe babigize rusange urumva abantu barakomeretse kandi bakomerekera ahantu hari aho kuruhukira yego urumva abantu bakomerekeye ahantu ho kuruhukira mwihangane gusa icyo nababwira ni iki ni uko muri uyu murimo harimo abo bita insesezi hari abantu baseseye baciye mu madirishya bataciye mu muryango abo bantu rero ntibirinda barinjiye binjirana ubusambanyi abo bantu barinjiye binjirana kamere abo bantu barinjiye binjirana kuvuga nabi yani yavuye hanze avuga nabi no mu rusengero nuko umutsitara hati nakwereka ariko abo bantu vraiment wivuga ngo ucitse intege zo gusenga kubera umuntu kwako ngewe ntago umuntu ntabwo ari we uzakujyana mu ijuru kandi tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara umuntu wari we wese yakubera ishuri yakubera umugisha cyangwa akakubera ishuri rero no mu nzu y'Imana urumva abantu bakomeretse bihangane ahubwo wowe ikomereza urugendo wivuga ngo pasiteri yangushije ngo none ubwo ari pasiteri ngo ndabirambitse ngo ndetse gukizwa ahubwo we avance imbere yego avance kuko ntabwo
ntabwo njya nzakomeretswa n'umuntu wo mu kabari kandi ntaho duhurira ntabwo nzakomeretswa n'umuntu wenda abantu wenda ntaho duhurira nzakomeretswa na wundi twegeranye Satani aziranje akoreshe wa wundi wenda wegeranye nanjye nose buri munsi twumva ngo mu nsengero uburozi ukumva ngo runaka yariye uburozi ninde muntu uba wabuguhaye ntabwo ujya aho bita ngo ni mu bapagani bamwe wenda tuvuga ngo nibasenga usibye ko nta n'umupagani ubaho abantu bose nyine baba bizera Imana kameme ariko ugasanga ni bande baduha uburozi ni hahandi ugenda mugasangira ni umwe musangira ibiryo ni umwe musangira iki urumva rero urumva mu nzu y'Imana naho ibyera byose si iki si amata abantu ahubwo bareba abantu undi muntu mugendana yerize mbuto nimba umuntu ubona yitwa ngo arakijijwe Yesu yabivuze neza tuzabamenyera ku mbuto zera nimba uvuga ngo Debora arakijijwe ntago muzamenya n'ukwezi 2 3 utaramenya ko ufite agakiza igihe imbuto nera zizakwereka ko nyijijwe cyangwa nakijijwe sinzi nimba unyuzwe nje kukumva neza cyane buriya yo nateze amatwi ndi kwitegereza umuntu hari igihe buriya ndi gukora n'umuntu kiganiro mbonye impeta congratulations nubwo mbinyibonye hagati ibyo ari byo byose hari uburyohe rero kugenda bikora neza ntabwo nayibonye nyibonye nonaha felicitation ndayiyambika nkunda impeta yase iyo ni depression yambika impeta bibahoze oya ndayikunda tu impeta uba ugomba kureka nyikuremo chef de famille akayikwambika kandi bikagenda neza cyane kandi hari icyo wavuganye n'Imana araje ntatinda hari ikibazo iby'Imana yabiryo warambije abarambiwe bamaze kwitahira twarambijera ko tuza abakore baje bategereza amasezerano y'Imana bayabura bakajya abo ntabwo ari igihe ivugana nanjye nuko ivuga uyu munsi bamwe na bamwe igahita isohoza yanjye ntiranze kiyo yambwiye ikintu uyu munsi ejo ndakibona ariko buriya gusambana ugahanura gusambana ukaririmba gusambana ukabwiriza byinshi ibyo bintu ko ari ibyawe ubutanze cyangwa ubukora ibintu bihuriye he n'aba bantu ugiye kubwiriza cyangwa ugiye kuririmbira urumva gusambana ukabwiriza gusambana ukahanura byonyine ubwabyo nta nubwo biguhesheje icyubahiro kubera ko ibintu byo gusambana ubundi sinzi imibiri nayo ikibazo gikomeye ariko biriya bintu byo gusambana ukabwiriza bimara amavuta ntabwo nzi niba abantu babizi gute se Imana itaba hari ijambo mujya mutwigisha ngo izahagarara ku bitugu by'abapfapfa none se umusambanyi Imana itamura nk'umupfapfa imuhagarareho cyangwa nk'icyapa kigira ute kiyobora abantu urumva Imana hari ukuntu irwajije abantu kandi barwaye ikabikurwajije kandi kurwaye urumva nusambana ukabwiriza ugasambana ugahanura kandi ukabwira abandi ngo babireke nawe ubikora aho yenda umva ari icyaha kiri dabo ngewe nimba nzi ngo nywa inzoga kuko navuga ngo yireke nanjye nzi ko ubwanjye nyikora kuko ni ntunga agatoki uriya mbanze ndebe enye ziri kundeba ngewe urumva rero abo bantu ntibabikore pe nimba nta mutima ubacira urubanza bafite kuko buri muntu wese afite uko yahamagawe kandi hari n'ukuntu Imana igifuhira abantu yahamagaye abidafuhira ntago mbizi ariko abo bantu bamenye ko ibarwaje ibarwaye akabarokore bamwe na bamwe kandi baranabikora ntago mbizi bamwe na bamwe kubera ko urumva nta muntu wagiye tuya tubabona batwise se babateye inda nese bazibatera batabikoze batwise urumva rega Satani nibyo nakubwiye Satani ari kurwanya icyo wenda nimba narubatse imitima y'abantu benshi urumva Satani avuga ati bya bintu yubatse abantu babicemo agakato bavuge ko nta nicyo yigeze akora niyo ntego ya Satani gufata ibyo ngewe Imana yankoresheje abantu bagaza bati buriya sundi yakoze kuko dukunda kubona abana bo kwa pasiteri banaranye yagiye mu ngeso atarakwiriye kujyamo tukabona abana nk'umukobwa wo kwa pasiteri bamutinda yaririmbaga yahagararaga ku ruhimbi akaririmba abantu bagafashwa ikindi abantu bakunda guca imanza cyane cyane mbabarire nimba nawe ujye ubigenderaho cyane cyane abarokore dukunda kureba abantu
tukabacira imanza bitewe n'uburyo uri kumureba ndamwitegereje umukobwa kuba yambaye akajipo kagufi kuba atoboye hano kuba afite tatuwaje ku ibere kuba afite udusheneti ku maguru uyu muntu ni indaya twabona umukobwa wambaye ijipo ndende igera ku maguru uyu ni umurokore ni ukuri hari umuntu wigeze kumbwira ngo abagore ntabwo babuze ku nsengero barahari abakobwa bafite umuco bambara amajipo maremare yantangiye umugore pe ku rusengero nanjye wavukiye mu itorero aramubwira ntiburetse kumbeshya nakuriye ku rusengero umukobwa ushobora no kumubona ku ntuza kandi akubaka ntushobora gukura umugore ku kabara kubaka yego wo ku rusengero akakunanira yego urumva abantu njyewe navuga ngo ibintu byo kuvuga ngo umuntu yitoboje amatwi ugendeye ku muntu uramujajinze umucira ntabwo bihurira n'agakiza kubera ko kuba nambaye impeta shenete gusa neza ibi ni umuco w'abayuda iyo turebye no mu itangiriro uburyo abisiraheli bari abantu bazi gusapa cyane bari abantu uribukaho imana yigeze kubabwira ngo bagende benda kuva muri Egiputa bajya i Kanani bake amashenete ahenze amazahabu ahenze ibintu by'agaciro bihenze kugira ngo bazabyambukane babinyage abanyegiputa bazabijyane urumva rero ibi bintu by'amashenete na kera byahozeho ko umuntu yakwitoboza amatwi na kera byahozeho ntabwo rero kuvuga ngo kwambara udushenete genda nabikunda by the way ntabwo kwambara udushenete aricyo kigaragaza uburara oya kuko tubonye abantu bambara rwose ibitambaro tubonye abantu rwose badapfumuye amatwi tubonye abantu batambara amaherena tubonye abantu rwose bambara n'imyenda igera hasi ariko ugasanga ibintu bakora ni bibi cyane rero nituvuga ngo umuntu wenda azajya kureba wenda ngo kuko wambaye ibintu runaka azaba yibeshye ahubwo umuntu nimba mukundanye ntabwo kame mwakunda n'umuntu kwese utaramenya uwo ari we 2 3 ntabwo bishoboka ubuze imbuto nibura uwo muntu yera byanga bikunda ubu wamumenye cyane dufite n'ikindi kintu abantu bajya bakunda gutindaho cyane bakavuga ati dufite abarokore bamwe na bamwe ubusambanyi mu barokore bamwe na bamwe none ugasanga ni nabubatse ingo yego ibyinshi bigakururwa ngo abagore ntabwo baba bazi gutanga keya barashinjwa ko batazi gutanga keya abagabo banyu mushatse bataganduka yego ako kuganduka buriya bihuriye no gutanga keya urumva urugo tugandukanyira ngo ni nko kubaha nimba ntibeshye urumva urugo kuganduka ni ukumenya nyine kubaha umugabo wawe kumenya icyo umugabo ashaka kumwubaha cyangwa no kumwubahisha hanze urumva hari ibintu ushaka gukora umugabo wawe akakora isoni hanze uriya ni umugabo runaka bakajya bahora nyine bamuvuga kubera yabaye igitutsi kubera umugore ariko urumva keya si umugore utazi gutanga keya ni gute buriya ra iyo tugeze ku mabanga y'abashakanye hari abantu avuga ati ibyo ni ibyaha mugabo wanjye habe nta byaha ugasanga ataha n'umugabo w'akabizu akumva ko aracumuye ejo yahura n'umwana hirya yakamukubita akavuga ati sinsubira mu rugo oya urumva njye ikintu navuga nuko navuga ko abantu urumva umugabo wa kame musinzi umugabo wawe si ubwo ni iki utakora buriya ntacyo utakora hariyo uri umugore n'umugabo icyo utamukoreye ubwo numva ko nta icyo utakoreye umugabo wawe nta sinzi ahubwo numva ko umugabo wa kameme ubundi twebwe mu nyigisho z'ababyeyi ubundi umudamu ubundi urabona hari ibintu muri buradashaho z'abarokori haba harimo ibishegu baba bari kwigisha ibishegu ntigeze kujya kumviriza buradashaho imana imbabarire nari nagiye kubafotora wahavuye wasetse ni inyuma y'agatente ndi kwita abafone numva ababyeyi ibintu bari kuvuga ibintu bavuga ni ibintu ibi bintu bavuga ni ibintu biriho ni ibintu twasanze nta n'icyo twebwe twabihindura ahubwo baba barabimenye uti
k'abarokore batagenda hanze uvuga ngo yatembereye yagiye mu by'isi Abarokore se? mu byumba by'amasengesho biriya bintu mubimenye ute mubyiga ute ibihe se ahubwo ibyo bintu byose muba muzi by'uburyo batanga keya keya se ni keya ubwo ni muvuga keya umwana avuka akamenya uburyo agomba gukinisha w'umukobwa aheka utwana tw'udupupe ku mugongo uw'umuhungu akina umupira niko niyo uri umukobwa ugenda ukura ureba mama wawe ameze gute ibiki n'ibiki nko muri Kongo giye nabaye muri Kongo hari amashuri yigisha uburyo uzaba umugore w'ejo hazaza n'abasilamu bajya bakunda kubigira n'abayisilamu urumva rero baragutegura yego bitewe n'icyo uzaba cyo nkuko muca mu ishuri ugati gen nzaba umwarimu nzaba umuganga nzaba iki cyangwa Imana idutegura uzaba pasiteri ibigutegurira ibintu uzabwira abantu rero niyo uri umukobwa urumva keya zitangira kare mama hamwe akubwira ati wa mwana ubyuka kare nta mukobwa ubyuka saa 5 kukubwira ibintu runaka niyo utabyumviye ku mubyeyi ubyumvira no hanze ahubwo kera byari byiza abantu bakijya gutashya abantu wasangaga babwirana utuntu ariko wapi ibintu byararangiye ubu dusigaye ducana kuri gaze ubu ngubu ni kuri gaze ntabwo abantu bakiganira ubwo rero niba batakiganira bazajya basanga abashangazi impamvu Jerry ngira ngo ni umwana nawe wo mu itorero yanabayemo tujya hari uburyo ngo abagore baza kurega abagabo ku nsengero bakavuga umugabo wanjye byaramunaniye rwose ngiye kwicwa n'agahinda komite yo ku rusengero igaterana ikakwicaza hagati kavuga ati ngo byaramunaniye ibiki byamunaniye gutera akabariro bikanjye mbivuga gutya inshingano rega z'urugo harimo guhaha harimo kugira ute ibyo ushaka kuba ubikora neza ariko wagera mu kubaka umuryango bikakunanira iyo bikunaniye rero ni icyaha ni ukuvuga ngo hari n'abantu bafungiye imageragere bafungiye ibyo byaha urubizi of course yego kubera ko byabananiye yego umugore yagiye gukorega ngo sinzi umuntu wari kukidusobanura icyo cyaha ukuntu bakita ni uguteza akajagari no ndi kuvuga ibintu biriho nimukajya mugira isoni zo kuvuga ibintu biriho ni uguteza akajagari ni uguteza akajagari noneho ubwo ni ukuvuga ngo abantu bafungiye ibyo byaha umugore wawe ariko iyo ari umurokore ntabwo yahita ajya kuri ribu kugira ngo bamukurikirane ajya mu muryango ahera ku rusengero akagenda abivuga buhoro buhoro ngira ngo twakoresheje umudamu ikiganiro warabyumvisha ukuntu ari uwo muri ADEPR bamushingiye ikiremba babiza abayobozi barabikimushingira arihanga amezi 5 umudamu n'intwari amezi 6 urarana n'umuntu ari mushikira musaza kandi bikunda akihangana uriya mudamu ahubwo niwe Yobu w'iki gihe ni Yobu pe cyangwa ndamuhamagara muhe awa nibyo koko se amezi 6 abana n'umugabo ariko nawe aho yamuciye iki ibiziriko Imana ariko imubabarire yasabye Imana imbabazi yongeye gusubira mu itoro kuko yaje Imana imubabarire cyane ngira ngo nkawe wigisha nabonye ufite Imana igumugisha cyane nabonye naramusuye mu rugo afite icyumba hari abadamu benshi ufite groupe yitwa Ihema Family ikorera online yego ihema ryubatse ikintu bita imitima y'abantu benshi cyane cyane abubatse ngo nagiye mu nyine numva ubuhamya numbona abantu barimo urumva ni ihema ngira ngo byatangiye bishaka kuba ari abadamu gusa ariko ni kwa kuntu umudamu azana n'umugabo we hari abakobwa bagiye bahakura abagabo kamuga ati singusiga da yabona ko uyu mugabo ntago najye yongeye n'ibintu tujyane urumva ni byiza cyane biriya bintu ura n'umurimo w'Imana ni ikintu gikomeye uri kubaka ngira ngo nari kuguhamagara kuri telefone nkabigushimira ariko reka mbigushimire n'abantu bose bari kubyumva wenda ushaka kuba warabitangiye wumva ngo n'abantu mugiye kujya mugirana ibihe byiza ariko umurimo w'Imana uri kubaka ni ikintu gikomeye cyane kuko ihema ryagiye rihimbura abantu ariko ngira ngo nimba ntibeshye hariya haba harimo abasingo mada
cyangwa n'abandi bantu bemeye kuzamo ntusinge ko mwari mwasizemo harimo abantu benshi n'abagabo basize mu ihema barimo kubera depression Jerry bajyanye mu ihema ariko narahembutse warahembutse na pasi twajyanye na pasi w'impanuro twateranye nabo ariko ni abantu beza narabakunze nzanagaruka kubasura ukomeze uzarimo n'abandi bashaka kuza kwinjira mu ihema ni ahantu abantu bose bakomeretse baza turaza gushyiraho nimero yo hejuru mu muhamagare harimo bafite impano abadamu bahumuriza abandi mu gihe bahuye umugabo yaragutaye ufite ikibazo cy'umugabo ntabwo tujye kuvuga ngo byaye niyo kuvuga ngo ngwino baguhe umugabo ngwino bagusengera ukomere wumve ko ugomba gutegereza Yesu kuko ari igihe umuntu agire iyo tuvuze depression ni cya gihe umuntu ibintu bijye bimurenga akaba yakwiyahura cyangwa se yafata imyanzuro yanywa inzoga wajya mu zindi ngeso utari ukwiriye gukora ariko iyo uri kumwe n'abandi abantu basenga bavuga Imana neza umuntu akagubanya akabwira ati ngiye byari birenze ibyo uhita wumva gukomera neza kw'Imana warakoze cyane Pastor Imana iguhe umugisha kandi wakoze kuza abantu badukurikiye ngira ngo hari abantu badukurikiye ubu ngubu bari mu ntege nke abandi bantu bakomerekejwe kakandi navuze ubwo ugiye kubagira inama bakomerekejwe n'abakozi b'Imana babandi bagiye bakwa amaturo mu buryo ntazi babandi bagiye batuburirwa umuhanuzi Imana iravuze Imana itavuze abo bantu bose barakomeretse babandi bakomerekejwe mu nsengero bakobwa bagiye gusenga azi ko agiye gushaka Imana yahagera pasiteri akamusaba ku bintu mwihangane mw'abakobwa mwe mwihangane n'ukuri ntago abapasiteri bose ariko bateye wawe uguhoza ku nkeke agusaba ku bintu Imana imugukize mu izina rya Yesu iza n'umugabo wawe gukure muri ako kaga k'abasore birirwa bakubwira ngo basure mu izina rya Yesu amena ijambo ryawe babwira rya nyuma bahumuriza aba bantu bari muri ibihe byose ijambo rya nyuma nababwira ni ukubabwira ngo nimukomere abakomeretse kandi ntabwo uzakomera utarakomeretse ni ukuvuga ngo urakomereka hanyuma ibikomere bikazarangira ukageza aho ukomeza n'abandi Imana irakubaka warangiza ukubakika ukazubaka n'abandi bantu rero abantu biheranwa n'ibikomere biheranwa n'agahinda ahubwo bumve ko ejo ibintu bizagenda neza ikintu cya mbere kijya gifasha abakristo ni ugusenga ikindi cya kabiri ni ukuganira n'umuntu uri mu kigeragezo kimeze nk'icyawe umwe ubona wabishoboye ukamwegera ukamubaza ati wowe wabishoboye gute ni iki gishobora kugushoboza muri iyi myaka nta ngeso mbi tukumvaho nta biki ukaba wowe warakomeye nimba ari ubupfakazi umaze imyaka 10 upfakaye ntiturumva